Well, nguhaye ikaze cyane kuri Msafi TV. Iyo tukinjiye gutya uhita wibwira ko hari amakuru ya danje cyangwa se ko hari ibintu byahatari ngiye kuba nakugezaho. We wakoze subscribe kuri Msafi TV, reka ngushimire cyane. Ni iby'ingenzi kandi iby'agaciro gakomeye cyane. Ari nako nkubwira ko amakuru yo akomeje kuba menshi kuri no mihanda, ndetse ibintu bikomeje kuba bigenda neza cyane. Aho nyuma yuko uwitwa DJ Brianne agaragaye abyina cyangwa se aririmba indirimbo ya The Ben, ibi byaje gutuma abafana cyangwa se abakunzi ba The Ben babyishimira cyane, kuko bahise babona ko DJ Brianne ari muri team ya Ben, isa naho irimo irasubiza uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Bushali Bushido nawe yaje kugira ibyo ashyira ku rubuga rwe rwa X, avuga ku ndirimbo ya Ben yitwa Indabo Zanjye. Nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba byaba, uwitwa Ken Solo yaje kuza abihuhura, aho yavuze ko ari indirimbo ya Bruce Melody ndetse ari niya The Ben zose azifata nkaho ari indirimbo ziri aho ngaho zidafite icyo zivuga, cyane ko indirimbo y'uwitwa Ken Solo aherutse gusohora iri ku mwanya wa gatatu kuri AUDIOMAK, mu gihe indirimbo ya mbere kuri AUDIOMAK muzikunzwe cyane mu minsi 5 ishize ari iya The Ben, hagakurikiraho ya Bruce Melody, then hakazaho iya Ken Solo ku mwanya wa gatatu. Nuko bigiye byifashe, byumvikana ko uwitwa Ken Solo nyuma yuko bano bajene bombi uwitwa Bruce Melody amaze gushyira indirimbo hanze yitwa MUNYAKAZI, ndetse na Ben akaza gushyira hanze iyo yise Indabo Zanjye, uwitwa Ken Solo ntabwo yaje kuba yabyumva neza cyane, ntabwo yaje kuba abyakira fresh sana cyane, kuko yaje gushiraho post kuri ku rubuga rwe rwa X, avuga ko team 001 ndetse na team Indabo Zanjye bingana n'ubusa. Urumva yashyizeho emojis zigaragaza ubusa. Ku bantu bazi ubusobanuro bwa emojis, ngira ngo zino emojis Ken Solo yabashe kuba yakira kuri ino post ye, bigaragaza ko yapinze cyane izi ndirimbo zombi, bitandukanye nuko bamwe mu byamamare cyangwa se mu banyamuziki bagiye bashyigikira ino miziki y'abano bajene. Uwitwa Ken Solo yaje kubihakana bati wapi kabisa, ari team 001 plus followers zanjye bingana 0, bingana n'ibintu biri so fane. Nuvuga ngo iyi ni ishusho nziza igaragazaho media cyangwa se abahanzi nyarwanda bamaze kuba bagira, kuko mu gihe buri muntu ashaho feedback yiwe nuko afata ibintu, ni ibintu byiza cyane, ago umuntu yaza kuba yabinenga, ni ibintu byiza umuntu yaza kuba yashima kabisa. Nako nkubwira ko uwitwa Bwiza yamaze kuba ya celebra views 1000 ku ndirimbo ye yise Boda Boda, yujuje izo nshuro 1000 yarebwe n'abafana be kuri YouTube. Bwiza rero akaba asanzwe ari umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda, by'umwihariko kubera ijwi rye n'uburyo yandika indirimbo ze. Nyuma yuko tumaze kuba twagaruka kuri The Ben, Bruce Melody ndetse na Ken Solo, turongera nanone turebere hamwe icyo societe ya 155am yamaze kuba yatangaza ku ndirimbo imaze hafi umwaka wose itegurwa. Ni indirimbo uwitwa Bruce Melody yakoranye na Diamond Platnumz. Nyuma yuko abantu bakomeje kuvuga ko ino ndirimbo itazasohoka, bamaze kuvuga ko yamaze kuba yaflopinga kandi itarajya hanze. Ibi ngibi nkwibutse ko Ben we yabigezeho mbere, hanyuma abantu bakaba bakomeje kuvuga ko ibi ngibi birimo bikomeje kugaragaza ko uwitwa Bruce Melody akomeje gushaka kwigobotora uwitwa The Ben. Hanyuma ino societe ya 155am ikaba yamaze kuba yaca amarenga yuko uwitwa Bruce Melody agiye kuba yatera ikirenge mu cha The Ben, agashyira hanze indirimbo yakoranye n'uwitwa Diamond Platnumz. Ni indirimbo yatangiye gukorwa kuva mu kwezi kwa gatandatu Mata umwaka wa 2025, ariko ntiyajya hanze cyangwa se ntiyagira hanze igihe kuko Diamond atarafite umwanya
kuyimenya kandi bifuza ko yabafasha kuyimenyekanisha cyangwa se mu buryo bwa advertisement cyangwa mu buryo bwo kuyamamaza. Rero hari amakuru ko iyi ndirimbo ishobora kujya hanze mbere y'iminsi mike ngo Bruce Melody aririmbe mu gitaramo yatumiwemo na The Band cyangwa se akazayiririmba bwa mbere muri icyo gitaramo, cyane ko nge mbona ko azaba ari we muhanzi mukuru uzaba uri muri cya gitaramo yatumiwemo n'uwitwa The Band. Nkwibutsa ko mu mwaka washize wa 2025 umuhanzi mukuru mu gitaramo cya The Band yari Hotel Brown. Kuri iyi nshuro rero umuhanzi mukuru akaba ari uwitwa Bruce Melody, akaba ari uzaba ari umuhanzi mukuru. Rero bikaba biteganyijwe ko iyo ndirimbo ishobora kuzaririmbwa bwa mbere muri icyo gitaramo cya The Band, The New Groove Hour, The New Groove kizaba ku itariki ya mbere, kandi akaba ari igitaramo ngaruka mwaka kizajya kiba buri mwaka. Akaba aribwo rero uwitwa The Band azashyira hanze indirimbo yakoranye n'uwitwa Diamond Platnumz. Mu mashusho magufi yashyizwe ku mbuga z'iyi societe bavuze ko batazigera bamanika amaboko. Babivuze nyuma y'umunsi indirimbo Indabo Zanjye bivuga ko nyuma yuko indirimbo yitwa Indabo Zanjye bivuga ko itamaza Bruce Melody igiye hanze. Muri no ndirimbo ngira ngo ino societe mu magambo yabaye yavuga ni nkaho nubundi bagaruka ku magambo ari mu ndirimbo ya The Band, aho The Band avuga ko ngo bashora ibiceri bagashya ngo hanyuma we ngakarasa one shot ngo bigahita birya cyangwa se ngakarasa ngagakubita rimwe gusa bigahita bikunda. Ariko muri ino short video societe ya 155 am yabashe kuba yashyira hanze baje no gushiramo amagambo avuga ko ngo batazigira bamanika amaboko nyuma yuko nyine bumvise amagambo ari mu ndirimbo y'uwitwa The Band, aho bavuga ko yibasiye. Ariko ni beef zeruye ndetse n'uburyo bwo gucuruza imiziki yabo. Ni indirimbo rero zikomeze kugenda zikundwa cyane, aho indirimbo yitwa Indabo Zanjye nkuko nabikubwiye kuri AUDIOMAK akaba ariyo ndirimbo ikomeje kuyobora urutonde ku mwanya wa kabiri. Hakazaho indirimbo ya Bruce Melody yitwa MUNYAKAZI, hanyuma ku mwanya wa gatatu tugahasanga indirimbo ya KENSOL nshyashya. Akaba ari uko indirimbo zikomeje kuba zigenda zikurikirana. Mubwira ko ino nkuru ya The Band ndetse na Bruce Melody niyo nkuru ikomeje kunyeganyeza imbuga nkoranyambaga kuva ino cyangwa se kuva ubu butumire bwa The Band bwatangwa ndetse societe ya 155 am ikaza kuba yabyemera ko umuhanzi wabo azitabira igitaramo cya The Band kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Akaba ari igitaramo ngaruka mwaka kiba buri mwaka buri itariki ya mbere ya buri mwaka. Iki gitaramo kiba kigomba kuba. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa nuko ku itariki 21 ubwo harejo nibwo igitaramo cya Korali do Kigali cyabashije kuba cyaba. Ni igitaramo cyitabiriwe cyane cyabereye kan Kigali. Igitaramo cyari cyitabiriwe cyane rwose, ni ibintu byaje kuba byagenda neza cyane. Ari nako igitaramo gisoza umwaka cyari kirimo Riderman, Mico the Best, Senderi International ndetse na Marina. Cyaje kuba cyaba ku itariki 20 Ukuboza umwaka wa 2025. Nacyo kikaba cyaragenze neza cyane. Ibi ni ibitaramo byagiye biba mu minsi yashize. Ibitaramo rero byagiye byitabirwa ku buryo bushimishije cyane. Ntabwo ari uburyo ago byitabiriye ku buryo umuntu yaza kuba yabinenga. Ni ibitaramo byagiye bigenda fresh sana cyane kabisa. So reka mwifuza komeza kugira ibihe byiza cyane. Nkwibutsa ko twagarutse ku magambo ya KENSOL yatangaje nyuma yuko uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Ben bashyize indirimbo zabo hanze. Hanyuma uwitwa KENSOL akaba yaraje kuba yanyumuza cyangwa se yapinga zino ndirimbo zose, akavuga ko izi ndirimbo zombi ari ya Bruce Melody yitwa MUNYAKAZI ndetse ari niya The Band Indabo Zanjye zose azifata nkaho nta kintu kirimo. Ariko nyamara bidakuyeho ko izo ndirimbo avuga ko ntacyo zirimo zirakora
cyangwa se ziri hasi cyane bidakwiye ko ziyoboye urutonde rwa AUDIOMAK ko nabikubwiye ko indirimbo ya mbere iri ku rutonde rwa AUDIOMAK mu ndirimbo zikomeje kumvwa cyane kuri kurubuga rwa AUDIOMAK hariho indirimbo ya Ben hakaza indirimbo Indabo nako hakaza indirimbo MUNYAKAZI ya Bruce Melody then hakaza ku mwanya gatatu indirimbo ya Akensol. Ngayo nguko byifashe, reka ngomeze kwifuza kugira ibihe byiza cyane we tubana umunsi ku munsi. We wakoze subscribe, maximum respect. Hanyuma ho turakora subscribe, reka musabe gukora subscribe, like na share. Ariko nanone ntukibagirwe gukanda kuri notification bell kugira ngo ninzajya mbamaze kuba nagutegurira akantu ka danjanga kaje kakugeraho gatanu kuri gatanu. So stay in touch nakagaruka nkuko bisanzwe. You call me Ayo Safi Tiger.